yewe yangiriye neza. Impamvu ndatuye umwami kuko yewe yangiriye neza. Impamvu ndatuye umwami kuko yewe. Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Mwene so Evangeliste Ernest ubasuhuza. Turashimira Imana ko yaduhaye uburyo bwo kujya duhura tukaganira ijambo ry'Imana, tukavuga Imana twamenye, tukavuga Imana yaduhamagaye, ikadukura iwacu, ikadukura ku gicumbi cyacu. Ndavuga aho tuvuka muri kamere yacu, aho Dawidi yavuze ngo mu byaha niho mama yambyariye, ikadukura mu mubiri kugengwa n'umubiri, ikaduhindura abantu bayoborwa n'umwuka, abantu bayumvira, abantu bumvira ugushaka kwayo bakagendana nayo. Imana ishimwe ko yatanze uyu muyoboro ngo tujye tuganiraho, tuvuge Imana no gukora kwayo. Ndabashimira kandi abagenda bangezaho komenti zabo, ubutumwa, uburyo mwakira iki cyigisho cya buri munsi cyitwa umutsima wa buri munsi dufata. Imana ibaha umugisha, abamvugisha, abampa amakuru, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Waba ari bwo bwa mbere twumvise, twihaye gahunda yo kujya tuganira ijambo ry'Imana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ni ukwiyandikisha kuri channel ijambo ry'Imana rikakugeraho uko ubyutse, ufunguye telefone yawe ukumva ijambo ry'Imana. Bahaye ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amasengesho arema igikundiro agakumira divorce, icyangiro byari byabazwe. Tugiye kuganira kuri ibyo bintu bibiri: divorce yabazwe igaragara, icyangiro cyabazwe kigaragara. Nimvuga divorce ntuze kumva gutandukana kw'abagabo n'abagore, nubwo nabyo birimo. Divorce ni nyinshi. Hari ukuntu umuntu abaho akakubwira ati ngewe n'akazi ntibijyana, ngewe n'ifaranga ntituri kujyana, ifaranga ryarashwaniye ntirikinkundira, aho nshyize butike umuryango wanjye barawusimbuka bakagurira ahandi. Umudayimoni waguteje gushwana n'abakiriya mutavuganye, mudatonganye, uwo nawe ntaba yoroshye, abashaka kugusubiza ku isuka. Ushobora kudivorusa na mwuka wera, ugatandukana na mwuka wera, ukajya ubwiriza nta mwuka wera, ukabwiriza nta mavuta, ukavuga ibintu wize muri teoloji gusa kubera ko wayize, ugasoma Bibiliya kuko uyibona nk'igitabo, waradiforushije na mwuka wera. Muri iki gitondo nkuzaniye teme, insanganyamatsiko ikubwira ngo amasengesho. Emera dusenge tujye imbere y'Imana, agarura amavuta y'igikundiro, icyo gikundiro kikirukana icyangiro. Umwuka wo kwirukanwa mu kazi ugapfa, umwuka wo kwangwa n'uwo washatse cyangwa wakunze, niba uri muri fiyansaye ugapfa. Imana igihagarika umwuka, Imana ishimwe, igihagarika umwuka wa divorce. Niba warashwanye n'imyambaro utakigira icyo kwambara, abadayimoni bagushwanishije n'ubuzima n'amahirwe, Imana ijya yongera igatanga ibiganza by'umugisha. Ni karibu, guhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dufate Bibiliya zacu dusome mu gitabo cya Esiteri ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 12, tuganire mu magambo magufi ubundi dusenge. Esiteri ibice 4 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa. Keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanura ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Umurongo wa 12. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri, akira neza ijambo ry'Imana. Hano tugiye kuganira kuri Esiteri na Morodekayi.
bari abanyagano b'abayuda bari barahungiye mu bwami bwa Ahasuwerusi bwari bugizwe na leta 127 bugahera mu Buhinde bukagera muri Afurika. Yari umwami ukomeye. Aza kugira ikibazo, umugore we umwamikazi Vashiti aramusuzugura mu ruhame. Amusuzuguye haza kubaho amarushanwa. Esiteri atsinda amarushanwa afite musaza we kwa se wabo witwa Morodekayi, wari umuzamu ku irembo ibwami. Baza kugira ikibazo cy'uko Hamani wari umutware ibwami ukomeye yabasuzuguye ndetse akagura abayuda ngo azabice. Tuzabiganiraho mu yandi masomo ataha, ndabyihutisha ngiraho nshaka ko tuganira. Igihe cyo kubica rero cyegereje, nibwo Morodekayi yatekereje aravuga ati ariko mfite umwamikazi ibwami, ntabwo napfa gutyo. Birashoboka ko nawe ujya utekereza ku mushahara uhembwa ukumva wagutabara, ukumva ntacyo waba. Ugatekereza ku bana bawe wabyaye bakora mu bigo runaka ukumva ntacyo waba, ntacyo wakena. Ugatekereza kuri so, kuri nyoko, kuri bakuru bawe, basaza bawe, ukicara ukegama ukumva ntacyo waba, ukiringira ibyo ngibyo. Ugatekereza diplome yawe wigiye ukumva urakomeye, imodoka yawe nziza ufite. Ariko ndagira ngo nkubwire ko uwo kwiringirwa ari umwe, ari Uwiteka, kandi binyuze mu masengesho mperutse kwigisha abantu. Ndababwira ngo icyombo dufite twikonegitaho Imana yaduhaye cyo kugendana nayo tukamenya amakuru tukagira ubuzima, ni ugukaza amasengesho. Kaza amasengesho rero mwene data, uvana amaso ku bantu n'ibintu, kuko mu gusenga niho dutabarirwa. Imana ishimwe. Ngo amutumaho ati mukobwa wanjye tugiye kuzapfa mu kwezi kwa Adari. Hamani yaratugambaniye, yaratuguze, amatangazo yaramanitswe. Amutumaho atazi ko Esiteri yahuye n'ikibazo cya divorce yo mu rukundo. Burya yashakanye n'umugabo, ariko baba dayimoni nakubwiye b'abamareki bajya bagaruka. Iyo ukoze ubukwe baba batsinzwe, ariko baza gusenya urugo. Bari baragarutse bakupa cyangwa bahagarika isano ya Esiteri n'umwami Ahasuwerusi, ngo umwami amara iminsi 30 atamutumaho. Wowe uri kutwumva, tekereza wakoze ubukwe bagatwikurura, ubundi ukaba mu nzu umugabo wagiye gushakaho ari we musore, mukamara iminsi 30 mutarahura. Se wavuga ko uri umugore? Wavuga ko uri umukobwa? Wavuga ko uri umusiribateri? Wavuga ko uri umudivorce? Wavuga kuri iki? Satani mu mikorere ye agira udukoryo, ajya akora abantu ukajya wicara ukabona utazi icyo uri cyo. Ukaba waruzi ngo uri umucuruzi, ukabona ibyo abacuruzi bujuje ntubifite. Ukabona nturi umushomeri, ukabona ntufite akazi, ukabona umeze nk'udashatse kandi warashatse. Ukumva uri mu kazi ukabona utazi icyo uri cyo, bitewe n'uko uhembwa, bitewe n'inyatsi ufite, bitewe n'amadeni ufite. Satani ajya ateza divorce cyangwa kwangwa, ibintu bikakwanga, icyangiro, ukabura ugukunda, ukabura ukwitaho. Esiteri ari mu gahinda nk'ako nibwo yabonye request cyangwa ubusabe bwa Morodekayi ngo abatabara. Aramubwira ati rega nanjye ntaho ndi, ntacyo ndi cyo muri iyi minsi, sinzi icyo ndi cyo, ariko turashimira Imana ko mu gihe twabonaga ntacyo turi cyo. Haleluya. Amasengesho ajya dusobanura. Iyo usenze ukibira mu kidendezi cy'amasengesho uvamo ugize ubusobanuro. Nibwo bafashe gahunda yo gusenga amasengesho y'iminsi 3. Esiteri ntiyita ku bwami, ntiyita ku ntebe y'icyubahiro yicayeho, nawe aramanuka aca bugufi n'abajabe ngo barasenga. Basenze, ndakubwira ikintu kimwe Imana yakoze, ibindi tuzabiganiraho ubutaha. Habayeho impinduka z'umwuka wera. Abademoni ba divorce bari buzuye mu mwami Ahasuwerusi, bose barashya batwikwa n'amasengesho. Esiteri ajyayo atamutumyeho, amategeko atubahirijwe. Uyu yari umwami ukomeye ufite protocol, amabwiriza, kugira ngo umurebe nuko agutunze inkoni. Nujya atagutunze inkoni urapfa. Ariko turashima Imana ko mu buryo bwo gusenga habamo ubuzima, mu buryo bwo gusenga habamo kubaho. Yaramusanze kwari guhita akatirwa urwo gupfa, ariko kuko yasenze abaho. Ndagira ngo nkubwire akantu ugafate, nta muntu wasenze upfa, kandi umuntu wapfuye iyo asenze arazuka. Nta bintu by'umuntu wasenze bipfa, kandi ibintu by'umuntu byapfuye iyo abisengeye hari imbaraga zitwa amasengesho
zibizura. Imana ishimwe, Imana icyubahiro wowe unkurikiye. Akira kuzuka, akira kubaho ku bw'aya masengesho turi gukora, akira impinduka. Ngo umwami amubonye afatwa n'urukundo, ahita amubwira ngo 1/2 cy'igihugu ndakiguha, urifuza iki? Afatwa na emotions, aca bugufi. Esiteri nawe araseka, Esiteri nawe atereka amaso. Eri gutasenze wayatereka bagakubitamwo urushyi, utasenze wayatereka bagaciramo, utasenze watereka amaso ugafungwa, utasenze ibintu byose ibwama bari ikizira, utasenze abakiriya bajya bakunyuraho bakagurira ahandi kandi nawe ucuruza make, utasenze wakorwa n'isoni. Esiteri ngo birangira nawe ahawe ijambo, umwami amutega amatwi aramwumva. Aka gace tugasoreje ahangaha ngira ngo nkubwire ngo niba ufite ibintu byagukoreye divorce, niba ufite ibintu byakweretse ibitugu, bitakigusekera bitakikumvira, ca bugufi dusenga Imana tubibwire bigaruke dukoresheje imbaraga zitwa amasengesho, kubera ko turi kuganira ku nsanganyamatsiko iryoshye cyane ivuga ko mu masengesho ariho honyine dufiteho kongera kugarurira ibyacu twabuze. Mu masengesho niho dufite honyine ho kongera kugarurira igikundiro twabuze, tugakuraho divorce n'icyangiro. Ufite icyangiro ku bana wibyariye, nta n'umwe ukikumva, cyangwa abo wareze mu murimo w'Imana umerewe nabi, cyangwa muri community. Turagira ngo dusenge Imana, ca bugufi tugusengere. Uwiteka Mana Nyiringabo, urera urakiranuka, ushobora byose. Ibyapfuye ujya ubizura iyo dusenze, ibyacuramye ujya ubicuranura iyo dusenze, ujya ukiza indwara iyo dusenze, kandi ukababarira ibyaha. Kura umutwaro kuri uyu muntu w'ibyaha wumukureho, w'intege nke wumukureho, n'agahinda gakabije. Tanga amahoro ku cyifuzo uyu muntu agize, muremera ubuzima, muremera imibereho, kandi umuhe gutabarwa. Ndagushimiye kuko zibitangaza kubwira isengesho, ugahindura umuntu wari ubabaye warasiritsemo kunezerwa, ukaba uhaye umuntu kuva mu itabi n'ubusinzi n'inzoga akaba muzima. Abiyahuraga bajya gushaka amahoro aho atari, bakaba babonye amahoro utanga. Icyubahiro ni cyawe. Dusabye umunsi w'amahoro, igihugu cy'umugisha, icyumweru cy'umugisha, umutekano. Imbaraga zawe niziganze ubuzima bwacu none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Uwiteka abahire. anchunguza amaraso y'igiciro, yatanze ubugingo bwe ku bwanjye, anchunguza amaraso y'igiciro. niba kubaza ukimora n'ibyishimo